y'agaciro nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo. Ibibazo byabaye mbere y'uko mvuka cyangwa na nyuma nkivuka, byaba bite ibibazo nateye jyewe cyangwa undi umwana nanjye. N'uyu munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa, iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka ngo Kagame navuga ngo bazamujyana, uzanjyana hese wowe? Bagatangira sanctions, James Kabarebe, sanctions, officers, sanctions for what? Hari na rimwe tutigeze dusobanura amateka ajyanye n'ukuntu abantu bavuga ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda nk'aba nyiri ibyo bihugu nyuma yo guca iyo mipaka. Bihuriye he n'u Rwanda? Twebwe u Rwanda hari ubwo umuntu abwira abantu ntibumve, abantu bafigira amatwi ntibumve, bagira ubwenge ntibatekereze. Ariko ibyo byose nta na rimwe tutabivuga, tutabisubiramo. Ibyuko ibyo byatubayeho bitasubira. Ntabwo ari byo ngomba gutegera. Ubyumva arabyumva, utabyumva ibyo biramureba. Baba bari hano mu Rwanda, baba bari hanze yarwo, cyangwa se batari n'Abanyarwanda ariko bafitanye isano n'ayo mateka yacu. Kandi mbabwiye kenshi, mbisubiremo, muzi iyi myaka hafi ine tumaze mu rusaku, mu nduru, isi yose igateranira ku Rwanda, ukagira ngo u Rwanda, hari ubwo njya nibaza, ariko u Rwanda nzi ni uru nguru ruteranwaho n'isi yose. Ni ihurizo ritoroshye, birashoboka bite? Ariko si ibyo, ese guteranirwaho n'isi yose, ubundi u Rwanda ruba rwakoze iki? Ruba rwakoze iki kugira ngo isi yose ihaguruke yamagana u Rwanda, ivuga u Rwanda? Gisubize icyo kibazo. Ruba rwakoze iki? U Rwanda rwakoze iki? Urwanira kubaho, uburenganzira bwe, baramwamagana. Ariko iyi si tubayemo niko bimeze, barakwamagana ku mpamvu zitandukanye. Bimwe nabivuze kare mu kiganiro nagiranye n'abanyamakuru, sindi bubisubiremo byose, ariko ndasubira mu bimwe. Iyi ntambara mureba yabaye hariya cyangwa n'ubu ikiriho muri Kongo, murayizi mwese, murayumva, buri wese niyo yaba afite uko ayumva, kwe gutandukanye n'ukunda cyangwa n'ukwacu. Hari umwaka n'umwe wigeze ushira
umwaka wigeze ushira na rimwe tudasubiyemo ikibazo cy'interahamwe cya FDR iri hakurya hariya. Nibyo duhimba se, nibyo tubeshya se? Cyakabiri, hari na rimwe tutigeze tubwira abantu tunasubiramo ukuntu muri aka karere harimo ideology ijyanye na genocide, ijyanye n'ibyabaye hano mu Rwanda byo kwica abantu ukabicira icyo bari cyo. Hari ubwo tutabisobanuye, hari aho bitazwi ko byanditswe se, ko byanaganiriwe isi yose ikabiha n'umunsi ikabivuga, bigeraho bikarigita gusa bikazimira. Hari umunsi n'umwe tutigeze twamagana abayobozi muri aka karere bafata mikoro nk'iyi bakigisha abantu kwicana, kwicira abantu icyo ari cyo. Hari na rimwe tutigeze dusobanura amateka ajyanye n'ukuntu abantu bavuga ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda nka ba nyiri ibyo bihugu nyuma yo guca iyo mipaka. Bihuriye he n'u Rwanda? Twebwe u Rwanda, ibibazo byabaye mbere y'uko mvuka cyangwa na nyuma nkivuka, byaba bite ibibazo nateye igihewe cyangwa undi ungana nanjye? Bishoboka bite? Bishoboka bite kuvuga ngo ibyo tuvuga buri munsi bijyanye n'umutekano w'iki gihugu cyacu biragenda bigahinduka amabuye y'agaciro, biragenda bigahinduka ko u Rwanda rukoresha ibyo rukora bigera ku mipaka yacu na Congo cyane cyane n'abandi baturanye, ariko bamwe bigize gukinisha ibyo by'interahamwe nabo, kandi rwose n'uyu munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Izi ni ukuri. Abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu, ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Congo. Ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa. Erega narababwiye, iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo azamujyana, uzanjyana hese wowe? Wamvana he ko bagatangira sanctions, James Kabarebe, sanctions, officers, sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Anybody dares ugatangira ugatanga lessons
see a little boy, a little girl, kunuko bava mu Europe cyangwa America cyangwa Canada hora tanga lessons. What lessons? What lessons does anybody have to give to me about my life, about my country, about my people? That is absolute stupidity. We cannot be driven on that basis. If there is anybody who has not understood the message you have given them over the years, well, we are waiting to see what you do. In the recent months and so on, you see, again, the whole world was watching. Mercenaries came from Europe, then other confused brothers and sisters from our continent. They sent in arms, they sent in weapons, soldiers, they sent in everything to support a government that is killing its own people, that supports genociders, people who killed our people here. 1 million people we lost in 100 days were murdered by the same bastards. Of course, sometimes supported by these same people who give lessons. So they came and gathered along our border. If you people knew the stories of what was found in Goma, in Bukavu, and so on, you would understand it. You would understand that the issue was not about fighting so-called FCM-23, it was aimed at Rwanda. Boy, you ask them what happened. What happened was only a fraction of actually what we could do. The same people you've been seeing after making sure that they can not to do any harm to us, and they gave up, we gave them passage through here to go back home. We gave them passage. We gave them security. We made sure they went back home. But they could have perished if they really put up a fight. There's no question about it. I'm saying it now, and for tomorrow, if anybody attempts, you will see it. I'm not bragging. I'm not doing anything. I'm just saying the truth to whoever wants to listen. If you have other ideas, then we shall sort it out. This is why I said it happened to us once, and once is too many. It will not happen again. You used to hear people saying, oh, they have power, they have capacity, they have everything they need to even
threaten this capital where all of us are now from a distance. We told them, we may not have that capacity ourselves. We will find you there. We have the capacity, you don't know. We can walk 2,000 kilometers from here, fighting if and when we have to fight. The rest are just stories. These people who tell you nonsense, that they have drones, they have what, they will come and attack Rwanda. We will find you where you are launching those drones from. So, but we have said this many times before, and it was simply saying, please, there is no need to attack us, there is no need to threaten us. We don't threaten you. We don't wish you anything bad. Just, if you can't cooperate with us, leave us alone, please. If you don't want us to work together, leave us alone. Those who say they will not give us their money, yes, it is your money. Give it to whoever you want. Take it away and give it to whoever you want. Do we need the money? Absolutely. Because some of it we get from those who become partners one day, and another day they are something else. Yes, that money when it comes, I assure you, you will not find a place that puts that money to good use more than we do. That is all you can ask me. You are right to come and ask me, where did you put our money? I will show you. I will show you where we put your money. I will show you the roads. I will show you the hospitals. I will show you the schools. I will show you everything where we put your money. But when it is to give me your money purportedly for a good cause, and you follow your money and put a finger, I will tell you something you don't want to hear.